naje gushakishamo imuri nzashakisha imuri icyo gihe nzaza aho utuye nshakisha imuri nzaza mu kazi kawe nshakisha imuri ndebe koko ko ako kazi kabonetse mu buryo bw'Imana nzaza mu ikofi yawe ndebe peri mufite nshaki murike ndebe ko ariyo wakoreye harahiye none abantu bazi ubwenge mwigira hino twige tuganire urumuri rugeze iwawe nzashakisha imuri nzaza mu rugo rwawe ndebe nshakisha imuri ndebe ko urugo wicayemo ari urwawe cyangwa uri umusimbura cyangwa udeturunye mugenzi wawe mana yanjye we ahubwo noneho by'ibyihebe bibi cyane bituma aho birajya kubwiriza bikamanza bikajyanamo abantu bakaba inshuti y'iryo teraniro niba azajya kubwiriza kwa gatanu bigatumamo ibindi byihebe byinshi imwe muri za nzoga zibumbiye hamwe nk'inzoga y'itende bagakora umutwe ukaba ufite icyitso hariya sinzi nimba ndamvuze ijambo rigikoreshwa simbiza musori ukaba ufitemo umuntu uguha amakuru y'abantu baraho ukahagera uzi ngo uyu nguyu yabyaye gatatu birimbana uyakora hanaha bibumbiye hamwe nk'inzoga y'itende bafite ukuntu bakorana bagaha amapase yego undi akaza bakagira ngo agira iyerekwa n'ijisho naho afite umuntu wamuhaye amakuru y'abantu bose bicaye aho ati timbonye ati we gutya wokora naho afite abayibumbiye hamwe nk'inzoga y'itende yego agitora ku birenge byanjye n'ubwa mbere nkubonye ariko amazina yawe naya naho bayagupashije n'ubwa mbere nkubonye ariko utuye aha n'ibyihebe uramo iby'Imana yavuze iyo urangaye kuko ikihebe kimwe cyakuyemo Yakobo ko Imana yavuze kijyana ikanzu kiyereka Yakobo kiti inyamaswa zariye umwana wawe icyo kihebe gituma Yakobo abona ko Yosefu inyamaswa zamure kandi Yakobo ubwo Imana yaramwibwire ko umwana we azakomera ibyihebe bishobora kugukuramo iby'Imana yavuze ibi byihebe byiremo inteko byibumbira hamwe nk'inzoga y'itende bishobora kugukuramo iby'Imana yavuze kankwereka uryo umusaza bamutuburiye bikarangira abonye ko ihena atari ihena ari imbwa Oyese reka mbashimire mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo ko tubana hano kuri Eva Mama Lionel Imana y'amahoro ibaho umugisha kandi bishimire ibahe kuba mu gihugu cy'Uwiteka Imana yanyu baha ibanezeze ibasetse ibahe gukikira ibahe guheka ibahe kunguka business zanyu zigende neza mu izina rya Yesu Kristo tuzaturiyeho kwaguka tuzaturiyeho kubona abakiriya baza bamwe binjira abandi basohoka mbese ari urujya n'uruza kwitwa kwa runaka shireho izina ryawe suza abantu bari mu majyepfo cyane cyane ikibabara aho Mama Lionel avuka dusuje n'umubyeyi umubyara cyangwa se umwibaruka nanjye kuvuga ngo in the name of Jesus cyangwa kamera kakana muri iyi minsi nkunze rukunda kuko ndi kureba abavuga butumwa bo hanze in the name of Holy Ghost ndaga ngakunda cyane ubwo se umuntu utumvise icyo gasobanuye uvuze ngo iki mwizina ry'umwuka nyine w'imbaraga ubwo turabasuhuje kandi umwuka w'Imana bakorere abagure abahumugisha bishimire yego wabyumvise neza rero Mama Lionel muraho neza ndaho ndashimira Imana najya gusuhuza abo hirya kandi iyaremye ijuru n'isi ndayishimiye ituma mbaho ndayishimiye inyica jana ndayishimiye yamaye kubyara bitsina byombe ndayishimiye Imana ihabwe icyubahiro amina yes reka nsuza abantu bari burengerazuba irasirazuba amajyaruguru n'umujyi wa Kigali na gatandatu y'aba diaspora by'umwihariko uyu munsi ni ngiye ora gusuhuza nsuhuza umuntu ubivuze kenshi cyane umuntu wambise muri iyi minsi Mama Lionel nanjye ndi kumureba nkabona ntabwo nshaka kubivuga kuko ajya wa muntu agomba wavuye mu rugo akubwira ati kayabye ibintu nibinyanifika ntabwo nabivuga buretse nabanshanitse kandi si byiza ahubwo nyine ndashimira abantu bagukurikirana inyuma ya kamera ndashimira abantu bakurikirana ibiganiro tushyira kuri evangeliste yaba na prophetess Mama Lionel
bakagukurikirana ndetse bakabikurikirana bakanagukurikirana inyuma ya kamera. Imana y'amahoro ibaha umugisha kandi bishimire. Yes, reka dusabe rero niba warakoze subscribe nyabuna ntabwo wakoze ikintu kibi, wakoze ibintu byiza. Imana iguha umugisha. Reka dusabe umubyeyi wacu none wasenga Imana, namara gusenga Imana utangira ikiganiro cyacu uyu munsi. Turagushimiye Mana ishobora byose, ni wowe uvuga bikaba, wategeka bigakomera. Iyo uhagurutse ntawe ukwicaza, iyo ugiye ntawe ugutanga imbere, ntukomwa mu nkokora, uri indashyikirwa. Haleluya. Urihagije, imirimo wakoze tuyikusanirije hamwe, tukuramburiye amaboko. Umuntu wese ufashe umwanya wo gukurikirira ijambo nawe umukurikirane, ibyo azakora byose bizamubere byiza, kandi iri jambo rimwimure rimugize ahandi hakomeye. Ngushimiye ko ubikorera kwiyubahisha, byose mbisenze shima mu izina rya Data wa twese, Mwana n'Umwuka Wera. Amen, amen. Imana y'amahoro iguha umugisha. Uyu munsi rero tuzaniye iki? Muri twabatumweho. Urayizi ko uyu munsi muri twabatumweho rero bazaniye ijambo abantu bazi ubwenge bakunda. Abantu bazi ubwenge bakunda. Kuko yewe ndumva muri no minsi nshaka kuvugana n'abantu bazi ubwenge. Ndumva ndi kubatumwaho cyane abantu bazi ubwenge. Abantu bazi ubwenge babasha kumva icyo Imana ivuze bagashyira mu bikorwa. Umuntu abazi ubwenge umva mwicare rero mbwira mugenzi wohereza mugenzi wa link ni wabonye highlight natangije ariko ni ukabugeze hano hita wohereza mugenzi wa link umubwira uti igeza agatebe hino mama Lionel hari ikintu yavumbuye azanye ry'abazi ubwenge. Nyine nimba nawe uzi ubwenge reba undi muntu uzi ubwenge woherereza iri jambo ry'abantu bazi ubwenge. Iri jambo rero riri hehe? Muri Zefaniya. Uyu munsi ngeze muri Zefaniya, banza ariho ahantu narinjigaje muri uyu mwaka. Muri Zefaniya sinkunda kujya ariko ndahageze. Ndahageze pe. Igice cya mbere umurongo wa 12 haravuze ngo icyo gihe nzashakisha muri Yerusalemu muri nzashakisha mu mujyi wa Kigali muri n'umujyi urimo aho uherereye hose nzashakisha muri ahantu ukorera nzashakisha muri donc muri kampani yawe nzashakisha muri ni muri nzunguzi muri nzashakisha muri niba uri kontabure koramo ntabure cyangwa uri sekreteri muri mashini nzajyamo nshakisha muri sibyo no mu isakoshi yawe muri konti yawe nzajyamo nshakisha muri ndebe ko amafaranga ufite arayo wakoreye koko. Akana mvumbuye hari abakontabure bakorana na ba boss mu biro bimwe naho azashakisha muri Uwiteka naho aje gushakisha muri nzashakisha muri icyo gihe nzaza aho utuye nshakisha muri nzaza mu kazi kawe nshakisha muri ndebe koko ko ako kazi kabonetse mu buryo bw'Imana. Nzaza mu ikofi yawe ndebe peri mufite nshaki muri ndebe ko ariyo wakoreye. Arahiye none abantu bazi ubwenge mwigira hino twige tuganire urumuri rugeze iwawe. Nzashakisha muri nzaza mu rugo rwawe ndebe nshakisha muri ndebe ko urugo wicayemo ari urwawe cyangwa uri umusimbura cyangwa udeturunye mugenzi wawe. Nzashakisha muri ndazana urumuri nshakishe ndebe ko urugo wicayemo ari urwawe cyangwa ari umuntu weguye ubirinduye. urakomfurimye neza cyane. Ngo Imana igiye kuziganire n'abantu ngize muri salo bicarane bigisha ije mu mujyi wa Kigali ho iri bumurike cyane tutitaye ko hari amatara ku muhanda. Nze gushakisha muri Yerusalemu nzashakisha muri umva uko Bibiri ivuze
ngo n'abantu bibumbiye hamwe nk'inzoga y'itende bibwira mu mitima yabo bati ari icyiza ari ikibi, ari icyiza ari n'ikibi, Uwiteka ntacyo azadutwara. Amva ibyo bigeze we ni ibyihebe, noneho mvumba umutwe w'ibyihebe. Mvumbuye umutwe w'ibyihebe muri Bibiliya. Ariko ngo icyo gihe Uwiteka azaza gushakisha umutwe w'ibyihebe. Araje gushakisha umutwe w'ibyihebe byicaye ku ruhimbi. Ngo aje gushakisha imura muri karca, arebe ko umuntu mwicaranye ku ruhimbi waba uhaye inshingano, arebe ko nta tenirimo nta katirimo. Mbega arakoresha imuri kuko mufite ukuntu mutera harerura ntitumenye ibyo ari byo. Muvuga ngo tikara ntitumenye ibyo ari byo. Ariko haje Uwiteka wazanye imuri gushakisha ngo arebe ko mwicaye ku ruhimbi nta katazirimo. Tubonye muyoboye ibyumba ariko tube ukuntu bamuhaye abapasiteri. Yego tubonye ngo amahembe ngo abasutsweho y'amavuta nta nsengero mugira. Yego se ko asutsweho amavuta nta rusengero agira. Umubazo ngo irihe caca karivuga ati ariko runaka ejo wenda nsutseho amavuta. Ibyo nabyo Uwiteka azanye muri gushakisha amakuru y'iryo hembe. Yego kandi ngo aje gushakisha i Yerusalemu ngo ahana abantu. Yesu we azanye n'igihano. Ngo abantu aje guhana n'abantu bibumbiye hamwe. Nje kuvuga kuri aba bantu bajya bibumbira hamwe. Bibumbiye hamwe nk'inzoga y'itende. Aba bantu bamaze kwibumbira hamwe nk'inzoga y'itende. Ngo bakoze n'umutwe w'ibyihebe. Ngo mbibwira mu mitima, ngo bafite ibintu bibwira we. Iyo bamaze kunywa kofi. Bamaze kurya inkoko, iyo bamaze kurya itura, iyo bamaze kurya imitsi y'abapfakazi, iyo bamaze kurya ingo bazirangije, iyo bamaze kugura inzu mu bwesikoro, iyo bamaze kugura inzu mu mitwe, ngo bafite ibintu ngo bibwira. Imbega y'ibiryo bibagezemo, ngo bafite ibintu bibwira mu mitima yabo. Ngo mu mitima yabo ngo barizo kwiyongoza. Kwiyongoza batangira kwibwira ngo ari icyiza ari n'ikibi. Ndebera umuntu ugeze muri uru rwego we ngo kuba ngo ari icyiza ari ikibi Uwiteka ntacyo azadutwara. Akagira ngo ni se wabo we, kagira ngo mwariganye hariya hirya muri faye, kagira ngo mwaraturanye muri quartier, kagira ngo mwakinanye baro mu ishuri, ni kwimenyera mu rwego kugira ngo mwakinanye umupira wa karere. Ngo bibwira mu mitima bati twebwe burya turanakaze, ari icyiza ari ikibi, twebwe Uwiteka ntacyo azadutwara. Kera hari umuntu wigeze kuntereta ndi umuhanuzi kazi. Afite titire. Nawe bwanteze si icyaha. Ati hoye. Ati guteze. Tigewe nshinzwe ubuzima bw'abakristo. Nyoboye Imana izabumbaza. Nimba ugira ubushyuhe ngomba ibyo nabyo Uwiteka yarabintumye kubirenganiza. Katika jina la Yesu. Hanyuma bikaba bitari icyaha. Ntabwo ari icyaha, ni umurimo Uwiteka yantumye. Ugenda ugwe ku bandi azagutume ku bandi. Urumva yageze mu rwego avuga ngo ari icyiza ari ikibi Uwiteka ntacyo azadutwara. Nta negosiyasiyo izana imbere y'Uwiteka, nta bujajwa bwanyakeneye. Nta bintu byo kunegosiya ngo urabona ngo impamvu ngo nabikoze hari negosiyasiyo. Hari ibintu by'amagambo yabaye muri Edeni. Umugore aratangira ni inzoka, umugabo ni umugore. None se wenzo n'inzoka ariko buri yivuga inzoka bigendeye. Inzoka yaracecetse kuko izikata. Hari inzoka zizikata zitanaburana. Imana iti rero nta magambo menshi mfite wa nzoka we, wajyaga ugenda ukururinda, ujya utungwa n'umukungugu. Nawe wa mugabo we ujya urya ugize utya. Wa mugore we nawe ujya ubyara ibisebe kuvunaga umugongo. Nta kindi mbona nabahambahaye akantu gahoraho. Baze guhabwa igihano gihoraho. Yibuze wagafunzwe umwaka umwe ariko ntugafungwe burundu. Kira ni igihano cya burundu giturutse ku bintu byo kwiryagagura ngo ari ikizare kibuteka ntacyo azadutwara. Hari abantu bazi ko bazanegosiya ngo urabona ngo wampaye gushumba itorero ngo nta kundi ngo nari gutungwa n'iki nagombaga kwesikoroka. Hari ukuntu ndashaka kuvuga kuri aba bantu bimumbira hamwe nk'inzoga y'itende. Nibyo
mwihangane kandi ndi kubivugana nababaye nubwo nyuzamo nkanaseka kuko giye maze iminsi ndeba nkanarota nkanahumurirwa hasi iminsi ngenda ndi nyirabagenzi yego hasi iminsi ngenda mugende byaro maze imyaka myinshi ku isi narabibabwiye ariko hari ibintu nanjye bingeza kumva abantu bibumbira hamwe nk'inzoga y'itende barangiza bakavuga ngo ari ikiza ari n'ikibi witeka ntacyo azadutwara je kuvugana n'ibi byihebe kandi muri ibi byihebe ndasangamo umutwe w'abahanuzi waremye umutwe w'ibyihebe bibumbiye hamwe nk'inzoga y'itende bakajya bavuga bati tuhamuhanuriye iki nawe uzakubitemo Imana ivuga kabiri ndetse gatatu reka nkubwire amakuru namenye kuri ibi byihebe noneho byo nanjye nari maze iminsi narabiburiye izina ariko ni ibyihebe koko ariko uzi umuntu utinyuka agahamagara mugenzi we avuga halo mvuye kwa runaka nawe uzagenda umureberemo gutya kandi namubwiye gutya uzagenda uko mfurime afite akantu we umutere n'ubwo mubwire uti ahubwo mbonye Imana yaravuganye nawe mu minsi ishize muhanuzi wagiye umurembye byita guhana pasi no guhana pasi sasa rero ariko mbona n'ibindi byihebe Mana yanjye we ahubwo noneho by'ibyihebe bibi cyane bituma aho birajya kubwiriza bikamanza bikajyanamo abantu bakaba inshuti y'iryo teraniro niba azajya kubyiriza kwa gatanu bigatumamo ibindi byihebe byinshi imwe muri za nzoga zibumbiye hamwe nk'inzoga y'itende bagakora umutwe ukaba ufite icyitso hariya sinzi nimba yenda mvuze ijambo rigikoreshwa simbiza musore ukaba ufitemo umuntu uguha amakuru y'abantu bari aho ukahagera uzi ngo uyu nguyu yabyaye gatatu birimbana uyakora aha n'aha uyakora aha n'aha bibumbiye hamwe n'inzoga y'itende bafite ukuntu bakorana bagaha amapase yego undi akaza bakagira ngo agira iyerekwa n'ijisho naho afite umuntu wamuhaye amakuru y'abantu bose bicaye aho ati timbonye ati we gutya wowe ukora naho afite abayibumbiye hamwe nk'inzoga y'itende yego agitora ku birenge byanjye n'ubwa mbere nkubonye ariko amazina yawe naya naho bayagupashije n'ubwa mbere nkubonye ariko utuye aha n'ibyihebe rero umutwe w'ibyihebe Mana nyagasani byibumbiye hamwe nk'inzoga y'itende byirirwa bihana amapasi nk'indaya byirirwa bihana pasi nk'indaya kandi byarangiza bigafata Bibiliya bikashyira mu isakoshi bikitirira Imana bikaba bitwangirije izina ye n'umubabaro mfite n'uburyo batwangirije izina batacyemera ko hari abantu b'Imana bakiro kandi duhari byihebe byibumbiye hamwe nk'inzoga y'itende bituma tutagitumirwa ngo twurire indege tujye mu kubwiriza mu bindi bihugu bituma tutagitumirwa mu bantu bazima kubera ibi byihebe byibumbiye hamwe nk'inzoga y'itende bifite ibyumba byashinze ariko bikagira inteko y'umutwe w'itende bibumbiye hamwe ariko Uwiteka azanye imuri mwazanye urumuri gushakisha azanye muri gushakisha muri Yerusalemu aba bantu bibumbiye hamwe nk'inzoga y'itende bageze mu rwego rwo kwiheba ngo ukiza n'iki Uwiteka ntacyo azadutwara are we nirondo ryagufunga nkaswe Uwiteka nta soni mwibumbiye hamwe reka nkubwire ariko Mana uhabwa icyubahiro naka nako ndakibutse uzi yuko hari n'abandi bibumbiye hamwe nk'inzoga y'itende batumirwa noneho kubera ko batumiwe ari ya mavuta yihinduranyije gutya uzi uko amavuta yafashe ku ruviri aba ari hirya mu munyururu ariko mu kanya na ruriye na hari birahagera noneho byakugeraho kuko wibumbiye hamwe bakaba barwanya umuntu runaka akagenda yagerayo akakuvuga nabi noneho akazabwira n'undi atibutse kuvuga nabi wagezeyo akavuga ati narababwiye gutya ati nababwiye ko kana kameze gutya ati kandi mubona ko yanaduhirikada aterega ati mumurekera hano mu mujyi wa Kigali atungwe n'ibisigazwa byo mu mujyi wa Kigali nizo nazo ni inyeshamba ndetse n'ibyihebe bibona ibyihebe bibumbira hamwe nk'inzoga y'itende
bagapanga guhirika umuntu nta cyaha afite, bakibumbira hamwe nk'inzoga y'itende kubera ko babona ugiye kubadepansa, kubera ko babona ubarusha imbaraga, babona uzabavumbura, babona ukunzwe. Ibi byihebe bikibumbira hamwe nk'inzoga y'itende, bikibwira mu mitima ngo Uwiteka ntacyo azadutwara, tuzavuga ko ari ishyaka ry'umurimo w'Imana ryaturyaga. Hari ibyihebe bibiri byashakanye, Ananiya na Safira. ayiwe ndakibutse we yewe Ananiya na Safira. Ini famiye y'ibyihebe. Kunyibukije noneho n'ibindi bintu negeze kubona umunsi umwe. Aya mwuka arambujije. Arambuye nakakubwira inyuma ya kamera. Uzi ko ibyihebe bijya bishakana bikare mu mutwe kugira ngo byibumbire hamwe, byibumbire hamwe. Ibi byihebe bibiri byarashakanye Ananiya na Safira. Yego. Bakajya bajya mu ntumwa bakarya ibya bagenzi babo. Yego. Babirangije nabo bajya kugurisha ibyabo. Yego. Bazi imbere y'intumwa bati babanje kwibumbira hamwe. Yego. Bati tuvuge ko ibiguzi byavuye mu isamba ari ibi. Nakubaza uvuge ko ari ibi, nanjye ndavuga ko ari ibi. Ibi byihebe byibumbira hamwe bigahuza inama. Yego. Kandi bizi ko aho bigiye hadakenerwa. Ibi byihebe ubundi byakoreye inyuma y'urusengero, ariko ntibize gukinira ahantu hadakenerwa. Bagiye inama yo guhanura bagira ngo tuzabimenye. Ibi byihebe mwagiye inama yo guhanura, muduhanurire ibintu bimwe, tukayobegwa impamvu muduhanurire ibintu bimwe, tukagira ngo ni Imana iri kubisubiramo kuko ivuga rimwe cyangwa kabiri cyangwa gatatu, ariko tuje kumenya ko muri ibyihebe mwaraducanze. Ibi byihebe byaraducanze byose biza ati Imana ibisubiyemo, ari ibyihebe byakoze inama bibyita tutazi aho baturutse. Baje gahoro gahoro kandi turabona niturangara bari bubigereho. Yego. Nukuri uyu mutwe w'ibyihebe niturangara barabigeraho. Ibi byihebe byitunira ku rugo urugashiduka rusenyutse wararwinjemo amba hagatemba. Ibi byihebe biza bifite bibira n'ubuhanuzi, bigahuza inama bikibumbira hamwe nk'inzoga y'itende. Urugo bakaruhirika. Bavuga n'ururimi rumwe. Bafite ururimi rumwe bavuga isharabakarababa, shandarabakakarababa, shakaraba. Twamenye ko mwitoreje muri inyeshamba z'Imana. Ibyihebe bigibumbira hamwe, kantanga urugero ku besikoro bibumbiye hamwe. Ndagaruka kuri Ananiya na Safira wenda dusoza, ariko simbura ibindi byihebe nzana muri Bibiliya. Bigiye birimo. Hari ibyihebe biri hanze ya Bibiliya. Yego. Byaritetse biravuga biti twebwe tugiye kure mu mutwe w'ubwesikoro. Yego. Hari umusaza woroye ihene ye, agiye kuyigurisha, ariko kugira ngo tuyimukureho nuko tumwumvisha uburyo ari imbwa. Byihebe ndashaka kuvuga uburyo ibi byihebe bikubiburamo ibintu wakiriye. Ibyihebe bikubiburamo iby'Imana yavuze urangaye, kuko ikihebe kimwe cyakuyemo Yakobo ko Imana yavuze kijyana ikanzu kiyereka Yakobo kiti inyamaswa zariye umwana wawe. Icyo kihebe gituma Yakobo abona ko Yosefu inyamaswa zamure, kandi Yakobo ubwo Imana yaramwibwire ko umwana we azakomera. Byihebe bishobora kugukuramo iby'Imana yavuze. Ibi byihebe byirema inteko byibumbira hamwe nk'inzoga y'itende, bishobora kugukuramo iby'Imana yavuze. Kankwera ku buryo umusaza bamutoboriye bikarangira abonye ko ihene atari ihene ari imbwa. Yego. Yasohoye ihene ajya kuyigurisha. Byihebe bibiri bya mbere bihagarara ku marembo, abandi bahagarara mu muhanda, abandi bahagarara hafi y'isoko, abandi bahagarara ku muryango w'isoko. Agisohereye ne bati muze iyo mbwa ijyanye. Ati bana ba ihene noroye nkahirira ubwatsi ikabyara izindi hene kayitunga imyaka ingana gutya ngo nimbwa bateho batereka twirukire. Uyu musaza yasaze yataye igihe hagaburira imbwa ngo ni ihene. Umusaza ageze imbere gake ahura n'umutwe birema inteko nk'inzoga y'itende bibumbira hamwe. Barangiza bakagenda bicamo amakipe episode akubitana n'abandi imbere gake ati muze turapfata idori ihene ati dori imbwa. Ati muze cyo kintu uri gukurura n'imbwa ati tubonye umusaza uzi kuzirika imbwa ngo ajya. Uyu ni umunsi w'isoko ry'ihene muze, ntabwo ari umunsi w'isoko ry'imbwa. Umusaza atangira gucika kimwe. Ibintu bivugwa n'abantu benshi
amugana ubanza nshaje bati muve mu nzira dore umusaza asaze ajya gucuruza imbwa mu isoko ry'ihene ibi ni ibintu byabayeho ndabizi ageze imbere ahura n'umutwe wa gatatu wibumbiye hamwe na bya bindi ati nimuze murebe ku munsi w'isoko bazanye imbwa umusaza atangira kubona ari imbwa tari koreka mpfe kugenda nyine banseka ageze ku muryango w'isoko ati muze hano ducuruza ihene ntabwo ducuruza imbwa please hano ducuruza ihene ntabwo ducuruza imbwa rekura umusaza ararekura arigendera barangije bya byihebe byibumbiye hamwe nk'inzoga y'itende bifata ihene birayirya nguko uko abantu bariye amazu nguko uko abantu bariye amamodoka y'abandi Imana iravuze ngo mpiyo modoka aho igitambo nguko uko abantu batangiye kuvuga bati Imana iratubwiye ngo iryo duka riduhe kuko nzashakisha muri Yerusalemu mana abantu bibumbiye hamwe nk'inzoga y'itende bibwira mu mitima yabo bati Uwiteka acyaba cyiza cyangwa ikibi ntacyo azadutwara ngarutse kuri Ananiya na Safira batinyuke bati twebwe twateguye diro twayiteguye twayujuje umva madam ntumvemo wibuke igiciro ate ahunda ni kwa kundi diro ni yayende umugabo araza ati sinabuka nimba n'umugabo wanje cyangwa n'umugore cyo nzi cyo baje maharakobera abanza umugabo buri gihe ati biciro mwabyavuye mu isambu nibatenebe ati caha bagutambekana bakunyuzeho naje gushakisha muri Yerusalemu hana abantu bibumbye hamwe nk'inzoga y'itende tugende mani byihebe umugore no araje mwiriwe haleluya ni Yesu ashimwe nitwa runaka naturutse handi umudiyakoni ndi umuhanzi ndi umuhanuzi y'umwuka nkozeho n'ijambo ry'Imana bategabanya amagambo ibiciro byavuye mu isambu nangahe nayangaje mugabo si byo babwiye ni mubizi nangahe yavuyemo ibyatubwiye nibyo byo ibyatubwiye nibyo nayo ngaho twavuye matiburetse naje gushakisha muri Yerusalemu ibirenge mana abantu ibirenge bijyanye umugabo wawe ngibi bigeze aha ngaha nawe biraje bigutambikanye ntabwo Uwiteka azagumya kwemera kwa ibi byihebe komeza kwibumbira hamwe nk'inzoga y'itende bageze mu rwego rwo kwiheba ngo ari cyiza ari kibi ngo Uwiteka ntacyo azadutwara no oya suko nguko Uwiteka yamaze kubona mwabaye benshi yamaze kubona mwabaye ishyirahamwe iyo haje ibintu byitwa kwibumbira hamwe nk'inzoga y'itende sigaranira iri torero menyereye ko n'ubuhanuzi hari umuntu umuvuga ati jewe ntabwo njya ntumira umuntu uterekwa umukozi w'Imandangira umuntu w'umuriro werekwa umuhanuzi jewe tero ryanjye udahanura ntabwo ngo hagatuti niryo bahanuzi bibumbiye hamwe nk'inzoga y'itende byari bihagije ariko mwongeye ikintu kibi cyo kwikomanga ngo Uwiteka ngo ikiza ari kibi ntacyo azadutwara Imana ibabarire cyane ndumva shoje abantu bibumbira hamwe nk'inzoga y'itende ndumva mbasoreje hari igihe nzongera kubasubukura nzanga iciciro cya kabiri kivuga ku yindi mitwe yibumbira hamwe nk'inzoga y'itende yindi mitwe ngiye kuyitegura nzazana ukamenya ko hari imitwe ubwoko bw'indi mitwe nzabuzana bwibumbiye hamwe nk'inzoga y'itende Imana ibagirire neza ndashoje Mana Yesu we Imana ibaho umugisha kandi bishimire ibanezeze ni watangiye no video kawigeje ku musozo nyabuna igice cya kabiri tuzabazanira ubundi indi mitwe mutamenyeye hano kandi mutanamenyereye muri imihanda yivuga butumwa ariko mwe mukagira ngo nabavuga butumwa ariko ari imitwe yishize hamwe Imana iguha umugisha mushu murakoze cyane wasenga Imana tugasoza Imana turagushimiye gukomeza kutwereka ibintu byazanye bice muri ryo komeza kutwereka aho imitwe y'ibyihe biherereye shaka kurangiza ubwoko bwawe herekeza iri jambo hindura abantu ibyihe bimitwe y'ibyihe ndayishenye ndayitatanije kuntu bibumbiye hamwe afite ibyo bibwira mu mitima kutazabahana kandi uzabahana nukuri uzabahana
ni ukuri uzabahana ndetse wihanukiriye ariko bababarire basabye imbabazi kuboko kwawe n'imbabazi bibazeho ndagushimiye kuri Imana ibikoze bisenze shima mu izina rya Data wa twese umwana n'umwuka wera amen amen amen